nka kimwe mu bitabo cyitwa Pour un bon équilibre avuze ngo uje wihana ngo ko Imana iguhannye yakubabaza. Mbega umubabaro dore bishimisha Satani ni ukubona hari abana batagira ikinyabupfura basuzugura ababyeyi babo, ababyeyi babo batinya Imana. Hari n'igihe gusuzija wiyenza gusa uvuga ngo bagusuzuguye uryo gusa byo ngo bansuzuguye. Bavuze ko bagusuzuguye se bwo basuzuguye iki kuri umuntu bitwaye iki? Tukajya biha agaciro gakabije n'Imana barayisuzugura irarangiza kubw'ibyo. Nibyo bashobora kuguhemukira, bashobora kugusuzugura, nabyo birashoboka, ariko umura usuzugura Imana yewe ntiyakubaha. Niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru. Turagushimye Data wa twese, wakomeje kuturagira, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wabanye na buri mutima n'uyo masaha cyaturinze, abagishoboye kuba mu biganza byawe n'abagucise bose ubagarure, tubashe kubana nawe muri aya masaha, tubishimire izina ryawe. Ibyo ubona bikwiriye muri aya masaha biduhere mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana ikigwa kitari bufata umwanya munini, twibwira ko buri wese ari bugerageze gukurikirana neza kandi bikanamufasha. Amagambo gusa tugiye kwigana hamwe uyu munsi aratubwira ngo uburyo bwiza bwo kwikosora. Uburyo bwiza bwo kwikosora ubwawe gusa. Mu bitabo iyo hatubwira kwikosora, nka kimwe mu bitabo cyitwa Pour un bon équilibre avuze ngo uje wihana ngo ko Imana iguhannye yakubabaza. Noneho aho kugira ngo uzaje mu ishyamba nka Nebukadineza umare y'imyaka 7 wananiwe kuvuga gusa ngo mbabarira, cyaba ari ikibazo. Imana yiguhanyira guhana nyine, ihora ikubwira ngo ndagukubita yagukubita ntizana akanyafu. Niyo mpamvu byiza ari kwikosora. Uburyo bwiza bwo kwikosora rero, bwa mbere nta muntu ushobora kwikosora atarakunda Imana. Iyo ni ingingo ya mbere. Kabiri, gukunda amahame. Iyo umuntu ajya kwikosora abanza akunda Imana, nyuma akunda amahame. Icyo ni cya kabiri. Gatatu ni ukwanga ibyaha. Kane ni ukwisobanukirwa. Gatanu ni ukurwanya inarijye. Gatandatu ni ukwirinda icyo bita temperance. Karindwi ni ukwiyegurira Imana. Izi nzira ndwi nizo tugiye kunyura muri magufi kugira ngo nibura tuye twumva neza 100% bucyo tuba tugamije kwiga, kugira ngo nibura buri wese abashe kumenya ibisabwa. Mu isi y'ababaho tusaba gukunda Imana. Impamvu yo gukunda Imana wariya abari ni impamvu ebyiri. Nawe uzavumbura izindi wenda zatuma ukunda Imana, ariko izikomeye ne ebyiri. Bwa mbere nukuzirikana kukwihanganira. Bya bindi bivuga ngo itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi. Iyo utekereje ukundi kwihanganira, nasomye mu gitabo cyitwa Invis and Spite, ndatangara mbonye ngo niyo twakoze ibyaha ngo bikaba atari nta babimenye, ngo yiduhisha abantu ngo batatubona, ngo batabona ibyaha byacu, ngo ari bikadutonganya ngo tubireke. Ariko yanga ko wandagara. Buriya naho uri nahandi naho turi dufite byinshi nka 99 by'ibyaha byacu. Abantu batazi batubara nk'abakiranutsi, ariko iziko turabanyabyaha. Ikaba ifite ukuntu yaguhishe, uzahera aho ngaho ikunde. Yaba ari mwene nyoko wakubonye, yaba ari inshuti yawe yakubonye, yaba ababyeyi bakubonye, yaba ari umufatanyije bakubonye, yaba abantu bari bakuzi nk'uko Imana ikuzi, benshi bakunyura kure. Icyo uzakiyikundira, uzakizirikana ugiha agaciro. Cyo ni kimwe mu bintu bikomeye cyane mu buzima bwawe. Kumenya neza ko Imana hari aho izi abandi batamenye, bakakugirira icyizere ntacyo wari ufitiwe. Noneho kubw'ibyo ako kantu uzagahereho ukunda Imana yawe. Ku ngingo ya kabiri yatuma ukunda Imana yawe nuko witaweho. Buriya mu buzima purusa nyinshi cyane wenda ngewe njya ngereranya aho wibeshejeho naho wazirikanye naho wikuye n'amakuba wivanyemo, ushobora kuba warabonye nibura ubuhanga bwo kwigoboka, bwo kwitabara, bwo kwikiza, ushobora kuba bungana na 0 n'igice kimwe. Wenda kuko washoboye kwiruka gusa, ariko nabwo Imana yari yarwaye imbaraga. Hari ukuntu warebye nyuma ubona kaka kwegereye urahigama. Nibyo, ariko iyo mitsi yumva ntabwo wayishyizeho yo gutuma wumva ibiturutse inyuma. Muri magufi
amaso atumureba, amatwi atuma wumva, amazuru atuma uhumurirwa, akanwa katuma uryoherwa. Hari ubugira neza kwitaweho n'Imana mu buryo buteye ubwoba, ku buryo uhereye mu gusa ugatondekanya uko witaweho, uko wihanganiwe, wakunda Imana utabanje wasaba imirongo myinshi. Yababara iyo ngeranyije abantu ba kino gihe, nkibaza ibintu bikomeye cyane. Abantu ba mbere nka ba Yobu, ba Nowa, ba Enoki, ba Aburahamu, nta mizingo y'ibitabo na kimwe bari bafite. Ariko twe ibitabo birarunze, hariho n'abafite n'ibitashobora kwikorerwa, ariko umuntu akarenga ntiyumve. Abandi bo bararebye, basomye igitabo cy'ibyaremwe, barongera basoma igitabo cy'imibereho yabo, birangije byanditswe byarabari babona iby'Imana yabakoreye, babona n'ibitangaza by'Imana yaremye, barayikunda. Rero nawe uzakunde Imana. Ni Conquera Pacifique, wasanga byanze bikunze, wasanga harimo amagambo page 491, kugira ngo nibura 491 y'igitabo cyitwa Conquera Pacifique cyangwa se byakozwe n'intumwa. Haranditse ngo l'amour divin nous adresse ses bras touchés à appel. Urukundo rwo mu ijuru nibwo ruduhamagara aya mahamagara ashikamye, car il nous invite à manifester une compassion aussi tendre que celle de Christ. Kandi juje kuduhamagarira kugira urukundo nk'urwo Yesu yari afite. Celui qui fait preuve d'une charité désintéressée pour son prochain possède la véritable amour pour Dieu. Umuntu ukunda mugenzi we akamukunda urukundo rutamushakaho inyungu, umuntu ukunda mugenzi we akamukunda urukundo rutamushakaho inyungu, mbese kutamuha ngo umwubahe ngo umusure ariko hariho akandi, mbese ngo mu cyo bita musore ngo ni inshi ya kitu kidogo, hariho akantu utanga kanini ufite akandi ushaka. Oya, umuntu ukunda mugenzi we akamukunda nta n'icyo amushakaho kiretse kumva akeneye ko nawe amererwa neza. Baravuze ngo possède le véritable amour pour Dieu. Uwo nicyo gihamya cy'uko akunda Imana by'ukuri. Umuntu wamaze kwibikamo gukunda abandi ariko nta cyiza bashaka, nta nyungu abashakaho, ahubwo ari ushaka kubabera inyungu, uwo ni utanze intangamugabo y'uko akunda Imana by'ukuri. Hepfo arakomeje ati le vrai chrétien ne laisse pas son frère s'aventurer sur le chemin du danger sans l'avertir. Umukristo nyakuri ntabwo yaterana mugenzi we w'umukristo ngo agane mu nzira y'irimbukiro ngo abure kumuburira. Byanze bikunze iyo ukunda mugenzi wawe ari nacyo kimenyetso cy'uko ukunda Imana yawe by'ukuri, ntabwo wapfa kumutererana gusa ngo ubure kumuburira. Hepfo arakomeje ati il ne s'éloigne pas du pécheur qui s'enfonce toujours pris dans la détresse, ntabwo yagenda yitarura uri kwinjira mu makuba dans le découragement cyangwa se ngo agenda ari gucogora, ou qui risque de tomber sur les champs de bataille de Satan, cyangwa arebere ari kubona mugenzi ugiye kugwa ku rugamba rwa Satani. Ntabwo yapfa kurebera gusa, n'ubundi no muri ubuzima busanzwe umuntu uzi ko imbere hariho akaga, nawe mwahuruka kumubwira ngo rutakuturukaho yarangiza agapfa, nawe wabura umugambanyi. Dusaba kuburira bagenzi bacu, ndagira ngo hariya twashaka gukura mu ijambo rimwe gusa, ukunda mugenzi we urutamushakaho inyungu, wowe ukumva ushaka ko yunguka ariko nta kindi ushaka, nta yindi mbikira ushaka uti yongira amahirwe nkamukorera ibi nawe akazankorera nkibi. Ntabwo ari nk'ibyo urukundo umuntu akunda uwo agiye kurambagiza cyangwa uri kumurambagiza, si urukundo umuntu akunda umutunzi, oya, si ugukunda umuturanyi ukize, si ugukunda ufite imodoka, si ugukunda uwamamaye ku isi, reka da, urukundo umuntu akunda undi ushaka ko amererwa neza, utitaye ko hariho ikindi azagukorera, uwo muntu niwe ukunda Imana by'ukuri. Aha ni byakozwe n'intumwa page 491, page mu gitabo cyitwa intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza, nabyo hasobanura neza iyi ngingo ikomeye. Page 547 harimo amagambo navuga ko buri wese agerageje kuyakurikirana yakumva hari ukuntu amufashije. 547 ijambo ry'Imana rigomeza kugenda ritubwira ritwigisha, dore ko burya ari we mujyanama dufite uruta abandi bose, kandi aho buri wese yagerageza gukurikirana haravuze hagira hati
ni ikigwa ku bagifite iki gitabo ni icya 57 ni isubi iheruka haranditse ngo conquis par l'amour, tugomba kuneshereza mu rukundo. Sene nirera terrestre, ntabwo ari imyanya yo ku isi, ni la naissance, ni la race, ntabwo tubikesha imyanya turimo ku isi cyangwa uko twavutse cyangwa ubwoko bwacu, ni le privilège religieux, ntabwo ari amahirwe y'Iyobokamana, qu'il faut de nous des membres de la famille céleste. Kugira ngo ijuru rikwemere ntabwo bikesha uko wavutse, tubikesha umwanya urimo ku isi, tubikesha ubwoko bwanyu, tubikesha amahirwe y'Iyobokamana wari urimo, ahubwo aravuga ngo c'est l'amour d'un amour qui embrasse l'humanité tout entière. Ahubwo gukunda abantu inyoko muntu yose, l'humanité tout entière, urukundo rushobora kuramukanya abantu bose, urebye wese kumva umukunze, bititaye ku bwoko bwanyu, bititaye ku buvandimwe, bititaye ku mpano yaguhaye, bititaye ku karere muvuka, mutataye ku bwene gihugu, ukamukunda uko ari umuntu Yesu yatangiye amaraso ye ngo amucungure, akaba yaranamuremye kumurema no kumucungura, ukumva mubaye abavandimwe, ukumva ukeneye ko amererwa neza. Uko kumukundira ko gusa byonyine ubwabyo gusa, ukamukundira yuko ari umuntu, birahagije wawe uruwo mu ijuru, ubukunda Imana. Même les pécheurs dont le cœur n'est pas irrémédiablement fermé à l'Esprit de Dieu sont susceptibles de répondre à la bonté, de même qu'ils tendent la haine pour la haine. Qu'ils rendent la haine pour la haine. Ati, yewe birashoboka dushobora gukunda abantu yewe b'abanyabyaha ruharwa, abo bigaragara ko biruhije ko bakira, nabo ubabonye wabagirira neza, ukirinda kandi bo bajya bitura urwango ku rundi. Yohana nawe bakunze bagukunda, mais ce n'est que par l'Esprit de Dieu qu'ils agiront ainsi. Ariko gukunda babi nabyo azaba ari urukundo azaba ari Imana ibikoze, cyangwa se mu yandi magambo ubuntu bw'Imana buzagufasha, umwuka w'Imana uzagufasha. Témoigner de la bonté ozengera, gukunda intanyurwa, indashima, yomesha, ugakunda abagome, faire du bien sans rien entendre à retour, gukora ibyiza nta ngororano ushaka cyangwa se inyiturano. Voilà les signes irréfutables auxquels on reconnaît les citoyens du royaume des cieux. Icyo nibyo bimenyetso simusiga by'abaturage b'ijuru. Par lesquels les enfants du Très-Haut attestent leur filiation divine. Kandi urwo rukundo rumeze rutyo niwo rwerekana ko abana b'Imana koko bafitanye isano n'ijuru. Kuko dusabwa kubaho, yarangiza zirikana ko uko wihanganiwe, zirikana uko witaweho, nawe iyi ngingo ujya kwikosora naho hera. Niba wakundaga abantu hariho icyo bashakaho, warayobye ntabwo uri uw'ijuru. Niba ukunda beza gusa, warayobye ntabwo uri uw'ijuru. Niba byanze bikunze abakunda abantu baba barabanje gukunda Imana. Muri magufi nkuko umucuruzi abanza kugira harangurira, ni nako Uwimana agira harangurira urukundo, akabona akashobora kurukunda abantu. Wowe ntabwo wakwivanamo, ntiwarukura mu mirongo yakurangira Imana nayo ikaruguha, wamara kuyikunda ikaruguha ngo genda ujya kurumpera n'abantu, yarangiza ugakunda bose. Yarangiza ngiyi ngingo ya mbere yo kwikosora. Ingingo ya kabiri ni ugukunda amahame. Mu guteka kwa 2:4 kwa 7 nicyo gituma ndagira ngo aya magambo nimuyasoma ni maremare cyane. Mu guteka kwa 2 igice cya 4 kwa 7 muzasanga harimo amagambo maremare, ariko ngenda sobanuraho magufi cyane, kuko umugambi nyamukuru ari ukugira nkuko twaya tumenya neza icyo twakora. Kuko ingingo turi kwigarira ngo uburyo bwiza bwo kwikosora, haranditse hagira hati na amagambo maremare ngo ariko mwebweho abifatanyije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho n'uyu munsi. Dore mbigisha amategeko n'amategeko uko Uwiteka Imana yanjye yantegetse, kugira ngo abariko mugenzereza mu gigo mugera no guhindura. Nuko rero muje muyitondera muyumvira, kuko ariyo bwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga. Azumva ayo mategeko yose akavuga ati n'ukuri iri shyanga rikomeye mu bwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Kwitondera amategeko y'Imana,
kuyumvira no kuyitondera kuyakurikiza nibyo abantu bakomoraho ubwenge, nibyo bakomoraho ubuhanga. Burya abantu benshi cyane baratandamye, niyo mpamvu burya bibagoye guhagarara neza mu mwanya wabo. Muri iyi ngingo usomye mu gitabo cyitwa Conquera Pacifique page 503 wahasangamo amagambo agaragaza neza ko iyo umuntu ahagaze mu mahame hari amahirwe ajya agira yihariye, kandi nshaka ko buri wese yakumva. Page 503 haranditse hagira hati la vraie sanctification signifie l'amour parfait, l'obéissance parfaite, la conformité parfaite à la volonté divine. Ubundi kwezwa nyako bisobanura ngo urukundo rwuzuye, kumvira kuzuye, kwishushanya n'ubushake bw'Imana mu buryo bwuzuye. Umuntu umaze gukunda mu buryo bwuzuye, ubwo noneho yamaze gukunda ibintu bitatu. Yamaze gukunda Imana, akunda urukundo rudakeneye inyungu, yakunze n'abanzi be. Ubwo uwo muntu yamaze kugira urukundo rwuzuye. None agomba kumvira kuzuye. Abantu benshi cyane uyibona n'isabato ariyo kimenyetso cy'Imana, bamwe bajya bayitegura kuyiruhuka bikabananira. Abagaragaje kuyiruhuka hari imirimo bahagaritse n'ubundi basanga barabanebwa imirimo ari mike cyane, kuyeza bikabagora. Noneho hakaba abandi bo aragerageza gusenga nibyo, ariko araye gusaba ugasanga uko biri kose muri we ayo urwiherero ntayo. Yarangiza hari abantu batiteguye, bahora babona iby'Imana bibavunye, ubushake bwabo butaramukanya n'ubw'Imana pe. Ngo ariko ngo hakundi ngo nyine uko Imana ariko yategetse ngo tuzanabikora, ariko mu mutima adashaka. Noneho kubw'ibyo yugerageza kureba kwezwa nyako no gukunda urukundo rwuzuye, kwezwa nyako no kumvira kuzuye, kwezwa nyako no kugena n'Imana mu buryo bwuzuye. Nusome ya sanctifié par obéissance à la vérité, burya twerejeshwa kumvira ukuri. Niyo mpamvu ingingo ya kabiri yo kwikosora no gukunda amahame. Utegereje kuzezwa tumviye kuri ntabwo bishoboka. Et notre conscience doit être purifiée des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. N'umutima nama wacu ugomba kwezwaho imyanda yose tugakorera Imana nzima. Tugomba kwezwaho n'imyanda n'imitima. Ubwo yavuze ngo umuntu yezwaho, mbese ni nkaho bavuze ngo n'icyaha watekereje utigeze ugambirira, icyo wanyujije ijisho gusa, wasanga umuntu ari nk'ahari akavuga ati nkiko wagikura amenyo, icyo gusa watekereje ntawakubonye, ntawabonye urakaye gusa, yarangiza wabona imodoka ikunyuzeho yaragiye ukarega ati nkiko wagira ngo igihirike. Ibyo bya kugeza ubwo tuzezwaho n'ibyo umuntu yibwira, byo ngiri bwabyo gusa. Yakunda gutekereza itegeko rya 10 bari vuga ngo ntukifuza umugore wundi, ntukifuza inka, ntukifuza umugaragu we, ngo ntukifuza n'inzu ye. Kibaza none se abantu benshi cyane ko bibwira ngo ubwo kwifuza egari ari ry'umubiri. Mbese ntabwo muzi ko ku isi hariho n'abantu bafite akamaro ku buryo umuntu yakene ari umwana wakenera ngo abu wawe. Ese ntimuzi ko nk'ubu waba ufite inka iri gukamwa litiro imwe, undi afite inka iri ikamwa amalitiro 15, kwifuza iyo nka muri kwibwira ngo ubwo wakoze icyaha, ariko wabamuze kuyikora ko ni kwitego ryavuga ngo ntukifuza inka ye. None hari abafite abagaragu beza, yarangiza rwose ugasanga umugaragu yabaye nk'umwana wo mu rugo, ahekutwa ku buryo agenda yarangiza abana bakamurira kuruta kuririra nyina. Yongera ubwabi gusa akabagaburira, akabambika, akaboza, agakoropa, agahahira nyirabuja ntamwibe, ntamene ibikombe, ntanabyibe ngo abijyane iwabo, yarangiza ntasigara hagise utwana wajya kubureba, yarangiza wowe wawe akwiba ibiceri, yiba amashuka, anyuze ibikosi mu madirishya akabiha abandi ba mayibobo, yarangiza umutuma iby'igihumbi akagura ibya 800, yarangiza ugasanga uwo mukozi yabaye aho ngaho byanze bikunze ni umukozi mwiza ku buryo umusigamo byawe ukabuza uti ntacyo bitwaye, ndabizi ko bindi bisangiye. Yarangiza ngo ntukamwifuza, akora ntukifuza umugore wundi. Kibazo uti uko biri kose ntabwo ari ry'umubiri. Ese ntimuzi ko ari abagore bashuruje igitegeko bivuga ngo umugore muzima abyuka karekare butaracya akagaburira mu rugo rwe. Sa nutekereza umugabo akora, yarangiza buri gihe umugabo akajya guhaguruka saa 11 umugore yamaze guhisha. Ntamuragize restaurant, ntamutungisha uducapati n'udushyimbo two muri restaurant, yarangiza akamugaburira iwe, kumanywa akamugaburira ku gihe gihagije, akamusasira neza, akamupasiriza, akamwakirira abashyitsi, akamukundira inshuti. Yarangiza wajya kubona ukabona uyu mugabo yaragiye arateta kuruzigiti gihe yari kumwe n'ababyeyi be. Byongera ubwabyo gusa, yarangiza wajya kubona ukabona reka yamusanze bafite igihumbi
cy'amafaranga none buno bari mu gihumbi cy'amadolari yamusanze se bafite igihumbi none bari buno bari muri miliyoni na miliyari yarangiza ugasanga ntigeze asesagura ntigeze apfusha ubusa ntigeze yangiriza byo nyine bwabyo gusa ngo nuko nawe uri gusohoka ukamuha yo guhaha akafatanya nawe kuguza ngo abone ibyarya agezeyo kandi muri busangire no kwisahani ngo wikufuze umugore n'umugabo nuko nguko n'umugore hari umugabo wakwifuza umugabo wundi umugore wakwifuza umugabo wundi biroroshye cyane none hano ratubwiye ngo tugomba no gukira ibyaha byo mu mutima nama tekerezo zacu zikazitunganya iyi ngingo nayo ntabwo ndi witindeho cyane ndatambutse ngiye ku ngingo ya gatatu ingingo ya mbere ngo gukunda Imana iya kabiri kwa gukunda amahame niba dushaka kwezwa nitumara gukunda amahame ayo mahame ni azatweza kumvira ukuri uberesha ukuri ijambo ryawe niryo kuri ku ngingo ya gatatu ni ukwanga ibyaha ubundi mu buzima abantu benshi cyane bakunda kutazirikana ubundi kwanga ibyaha umuntu yaheraye kwanga ibyaha ari ugutinya igihano ubyanga amahushukwa kwanga ibyaha ari ugutinya gukorwa n'isoni ubyanga uri kure y'abakureba ahubwo kwanga ibyaha bikomoka mu gukunda Imana ukanga kunezeza umwanzi niba icyaha iyo umuntu agikoza neza Satani ariko kababaje Imana iyo wamaze kuyikunda birakwiriye ni koko hari igihe koko wakigwamo bitewe na kamere yacu ariko birakwiriye ko Satani ajya abona atagufite 100% akavuga ati uyu muntu ni intege nkafite n'uburangara yagira n'ukutagira icyo yitaho ariko ingoma yanjye ntayikunda ndamuzi naramubonye atekereza ndamureba agenda mu nzira ndamureba arya ndamuzi ahagurutse ndamuzi aganira ndamuzi ingoma yanjye ntayikunda nta n'umugambire kuyirengera nzajya mugushamo wenda mu mayere ari byo kuvuga ngo niramwiringiye n'uwanjye ntabwo mufite dukwiriye guturana na Satani dutyo nawe akabana natwe ariko akundi ngo nitubana mbakenga akabazi ko atagufite 100%. Icyo niyo cyo cyiza cyo ngirwa tugomba kuba abantu banga ibyaha n'abaroma igice cya 7:18 aho nifuza ko buri wese yajya agerageza turagerageza kubyihutana kugira ngo nibura abaroma 7:18 uyu muntu w'Imana Paulo yavuze ibintu byiza ariko hari amagambo Paulo yajyaga avuga ukabona batazi Imana batamenye ibyo avuze ariko yavuze ibintu bikomeye cyane kuri iyi ngingo aravuze ngo mu 18 nzi yuko muri je nukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo pego umuntu wari wiyizi nta wari kuganurira mwibuke ko ubu ngubu ari kwandikira abantu atari kubwiriza ku isabato ahubwo n'urupapuro abandikiye none abo bantu ari gushaka kwihanisha ngo bazaba abakristo arababwiye ngo muri nje ngo rabize ngo nta cyiza kimurimo nuko rako nta ndyarya atari ndyarya ntabwo yari umuntu wiyemera ntiyigiraga igitangaza ahubwo yari umuntu wiziho ko ari kugwana n'icyagomba kurangira abandi ko bakira icyaha ariko nawe azi ko iyo ntambara nawe akiyiriho aravuze ati muri nge ndabizi muri kamere yanjye nta kiza kimbamo ubwo rero kubw'ibyo ikintu iki kibiteye nuko yangaga icyaha ubwo yaramaze kugenza basanga muri kamere ye ntabwo yirirwa twikira nkuru gukingirana abana bakubagana mu gipangu ahubwo yarazi neza ngo muri kamere ye arabizi kubw'ibyo nicyo gituma mu gitabo cyitwa intekerezo n'imbimuka bihagaze neza page 548 harimo ijambo navuga ko buri wese ryamufasha kandi buri wese ryamungura niyo mpamvu ya magambo bati dore ngo sedo satase rejui dore ibyo Satani ajya yishimira ni page 546 haranditse ngo quelle tristesse de voir des enfants se montrer indisciplinés et désobéissants à l'égard des parents qui ont la crainte de Dieu. Mbega umubabaro dore bishimisha Satani nukubona hari abana batagira ikinyabupfura basuzugura ababyeyi babo ababyeyi babo batinya Imana. Ibi Satani biramushimisha cyane. Nicyo gituma abana b'Imana benshi umwana wese uzi ko ababyeyi bakunda Imana akwiriye kuba ari umuntu byanze bikunze wanga kwaza ababyeyi be iriso ingrat et volontaire ni binani na byigomeke yewe bakora ibyo bashaka décider à suivre leur caprice bagenda kubyo bifuza ubwabo sans s'inquiéter de la peine qu'il occasionne à leurs parents abana benshi babi nta nubwo bareba umubabaro bateye ababyeyi babo
ivyo ni ikibazo gikomeye cyane. Tugomba kwanga ibyaha tukirinda kubabaza ababyeyi batubyaye. Noneho ijambo ngo faculté obscurci dore y'ubushobozi bw'umuntu bwamaze kwijima, l'orgueil ubwibone, l'égoïsme kwikubira, la haine inzangano, l'envie igomwa, jalousie ubushyari, ont obscurci les facultés perceptives. Abenshi bafite ibi ubushobozi bari bafite bwakira iby'Imana bwaragiye maze burononekara. Iyo wari usanze bavuga iby'Imana ukumva ari byo, babyigisha ukumva ari byiza, abenshi basigaye batishimira ibibwiriza byiza, keretse ibibwiriza bivuga amahanga, keretse ibibwiriza bivuga amoko, keretse ibibwiriza bivuga bese ibyo byiyo hirya kantarange nibyo ashaka, ibimugaruraho imyambi ngo ari we wenyine ukira ntabishaka. Niyo mpamvu ubwibone, kwikubira, inzangano, igomwa, ishyari byamaze kwijimisha ubwenge bwari busanzwe bushinzwe kwakira kuri benshi. La vérité qui aurait dit vous rendre sage asari, kwa kuri kwari gutuma uhinduka umunyabwenge mu kiza kawe, a perdu son pouvoir de subjuguer et de dominer l'esprit. Abenshi ukuri ntabwo kishobora kunyeganyeza no guhungabanya ubwenge bwabo. Sigaye biga bagasa n'ababitayeho, akumva bavuze nk'ibyo yarangiza ngo se ngo byose bavuga ngo umuntu yanabivamo. Ngo ngewe nuko ntasiba ngo ariko ngenzi ko ari byo nkabira ngo nkaho nyarumva nakwirirwa mu rugo. Sawa byo nyine bwabyo ubwo ubushobozi muri bo bwaragiye burononekara. Urajya kuvuga imyambarire yarangiza ajya kuvuga imyambarire yarangiza ukabona benshi bahingetse umunwa byo nyine bwabyo gusa. Ariko kuko Imana itenda kwihana n'ukuri ndi kubacira bugufi, n'ababwiriza bazakomeza kuzamura ibendera kugira ngo iby'Imana bikomeze bihabwe icyubahiro, kuko ntabwo Imana yakenera guhunika ibiboze kandi ngo ni ukugira ngo idahomba. Oya, niyo mpamvu dusabwa kumenya tugomba kwanga icyaha. Mu gitabo cyitwa imibereho itagira amakimbirane page ya 125 umuntu wacyanditse we yavuzemo amagambo menshi cyane, ariko 125 harimo amagambo agira ati, yavuze ngo soyez pro à pardonner, mujye mwihutira mujye mubangukira kubabarira. Muri iyi si muri kureba Satani hari habo yahaye umushinga wo gukora ibyaha, muwe yahaye gukora ibyaha ari nawe yahaye yashinze gusa ngo ari wowe bazahemukira gusa. Ndasubiramo, Satani hariho abantu yahaye akazi ko gukora ibyaha, kandi muwe yatanze ngo bakora ibyaha hari abo yashinze kuguhemukira wowe gusa. Abandi bakaba batabavuga hibibi ariko bagera iruhande rwawe akaba aribo bazambiriza. Noneho kubw'ibyo abati kubera iki se? Katuraza kumva impamvu. Plus nous sommes pro à pardonner, mais la dispute a des chances de se développer. Uko umuntu azajya bangukira kubabarira abamuhemukira, ni nako amakimbirane azajya agenda abura amahirwe yo gutera imbere. Igituma mwumva abantu bahorana amakimbirane mu matorero ngo banganye, mu miryango ntibumvikana, umugabo n'umugore ntibareba hamwe, umubyeyi n'umwana reka ntibacana uwaka, yarangiza umuturanyi n'ugusebanya, ubwo byaruriririye mu kuba yaragukoreye icyaha ntiwamubabarira. Iyo uza kumubabarira amakimbirane ntabwo yari kubona ifumbire yo kuyateza imbere. Plus une personne pardonne franchement, uko umuntu arushaho kubabarira abikuye ku mutima by'ukuri, plus elle pardonne promptement. Iyo wamenyereye kubabarira ntusigarane imbereka, ntusigarane inzika, ubu witoje kuzajya ubabarira bitakugoye. Epfati, le pardon ferme la porte aux attaques du diable. Iyo ukunze kubabarira abandi uba wugariye amarembo Satani anyuriramo agutera. Iyo ukunze kubabarira baguhemukiye uba ubugariye amarembo Satani anyuriramo agutera. Igihe cyose utababarira kenyera urimo amadirishya yuzuye Satani azagutera mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu ahangaha uburyo bwo kwikosora kuri intambwe ya kabiri, menya neza ko Imana ira kandi babarira ubikuye ku mutima, kubabarira kwawe kuzatera amarembo Satani anyuriramo ngo Fati, lui interdit toute venir une forteresse. Kandi iyo wakunze kubabarira anyuriramo agutera, ubu namubuje kugira kubaka kumena igihome wiyubakiye. Noneho wari yubakiye urugo hari urupangu ngo azitotombera inyuma nk'intare iri inyuma y'urugo rw'inka, yarangiza azizazanya azavuga twinshi wicecekere, yarangiza
uwashoboye kubabarira bamuhemukiye abaheje satani kure y'umutima we. Noneho ahangaha mvuge nti wenda page 128 naho hatubwira amagambo nk'ayo ngaravuga ngo c'est même homme qui ne yani jambo ngo le no pardon est un des problèmes principaux dans le monde. Kutababarira nicyo cyabaye ikibazo gikomeye mu isi. Ibihugo byarahemukiranye, abanyapolitike bajya bahemukirana, bajya bakorerana nabi, yarangiza kubabarirana bikabananira, byamara kubananira bagahora mu mkeke n'intambara z'urudaca byonyine ubwabyo gusa. Efati mais il n'est pas limité au monde, ntabwo bigaragarira mu isi gusa. De nombreux chrétiens en sont prisonniers, hari ndetse n'abakristo benshi cyane byarabananiye. Ntabwo ari mu isi ya gipolitike gusa, ntabwo ari mu isi y'amahanga gusa, ahubwo hari n'abakristo gusa nabo bananiwe kubabarirana. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est rempli de douleurs et de gens qui souffrent. Iyi si muri kureba duturiye ubu yuzuye abantu bari kuribwa kandi bamerewe nabi. Et d'après mon expérience, hakurira inararibonye mfite, je sais que ceux qui souffrent font souffrir les autres. Nzi kubabaye atabura kubabaza abandi. Noneho kubw'ibyo isi yuzuye ababaye n'abamerewe nabi, kandi nzi ko nta muntu wabaye. Iyo wabaye mu mutima ntiwasekera undi ngo yishime, yarangiza iyo wimye ntiwamuha, iyo wamaze kwiyandagaza ntiwamuha agaciro. Kubw'ibyo isi yuzuye abameze batyo, yarangiza ati bizabyara iki? Haravuze ngo état donné qu'il existe dans l'occasion d'être offensé, nubyo koko hari igihe uzababazwa, le désir de pardonner promptement est très important. Nubwo waba wakomerekejwe ya wihutira kubabarira, ce serait merveilleux. Ces problèmes ne concernent que le monde. Byari kuba byiza iyaba umutima utababarira uri mu bamwisi gusa, et que l'église en soit à l'abri, itorero rikaba ryarakingiwe. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Tubabarwa nuko no mu itorero harimo abatarababariranye. Noneho kubw'ibyo Bibiliya ikabwira ati nyabuna nurakara umunsi ntukakora icyaha ngo bwire ukirakaye. Rero kubw'ibyo ni bibi kwibikamwe imyanda yabaguhemukiye, ni bibi gufata amazina ibikorwa bakoze, isaha babivugiyeho n'ukuntu babivuze barakaye, nuko babivuze bagushinyikiye, mbese akantu kose ukagenda maze ukabibika mu mubiri wawe, ugasa n'umuntu wakubuye avana hanze ajyana mu nzu. Ndetse wanashyiraho noneho kandi nkubwire nangucyurire wenda hari ufashwe n'Imana washobora kubireka, umwanda ukawujyana mu cyumba uraramo, ukawushyira ku buriri uraraho, tusinzire, tushobore kurya ko wabijyanye ku meza, tushobore gusinzira ko wabijyanye ku buriri, tubishobore kunezererwa ko wabijyanye mu cyumba bikamo. Yarangiza amahirwe yawe yose Imana yaguhaye agapfa ubusa bitewe no kunanirwa kubabarira. Kirababaje rero icyo ngicyo. Niyo mpamvu page 131 harimo ijambo n'ubundi muri icyo gitabo, kubaho nta makimbirane ufitanye n'abantu. Si vous n'avez pas été capable de pardonner à une personne quoique vous a profondément blessé, niba utarashoboye kubabarira umuntu nubwo yaba arakomerekeje ate, peut-être avez-vous autorisé l'ennemi à vous tromper en vous faisant croire que vous ne pouvez pas pardonner. Hari igihe Satani wamuhaye icyanzu uramwemerera nawe akuvugiramo ngo ntiwashobora kumubabarira, yarakabije yarakurengereye cyane ngo nuri kubabarira byaramwe. Hari igihe ryagucitse nawe uravuga ngo si washobora kumubabarira, ntiwashobora kumubabarira. Ihane, uzamubabarira kuko nutamubabarira ntabwo uzababarirwa, uzamuharira kuko nutamuharira ntabwo uzaharirwa, uzamuzirikana kuko nutamuzirikana ntabwo uzazirikanwa. Kuko byanze bikunze umuntu ababarira ntabwo yakoze byinshi birenze ibyo wakoreye Imana yawe. Kubw'ibyo gira ubwenge buzi kwibohora, gira ubwenge buzi kwikura mu iyo myanda, gira ubwenge gwikura mu iyo mpumuro mbi wibitsemo y'ukuntu wahemukiwe, kugira ngo nibura uko biri kose mu isi nta n'umwe utarahemukirwa n'Imana barayihemukira. Rero kubw'ibyo haravuze ngo faites quotidiennement cette confession. Buri munsi jya wihanurya, je peux pardonner, uvuga uti nshobora kubabarira, de m'avoir blessé, ati nshobora kubabarira bwa mbere, reka nibabarire nkurikije uko nikomerekeje. Et je le fais kandi ndabikoze. Je peux le faire parce que l'esprit de Dieu est en moi. Nzabishobora kubabarira nanjye ubwanjye mbe nibabariye kuko umwuka w'Imana azabatuye muri njye, ekemera capable de le faire kuko nshoboza no kubikora. Nzababarira
nk'uwibabarira kuko nikomerekeje, hahandi hahora hababaye, hahandi hahora harira, hahandi hibukiriza, hahandi mpora nsoma nkangutse, burya narahaharatuye n'uruguma ruhoraho parandi ko toneka isayitare. Ndetse umuntu avuga na gato cyane bikaba bigarutse byonyine ubwabyo gusa, uzabanza kubwira Imana ngo mbabarira ko nanjye ubwanjye nikomerekeje. L'église est pleine de croyants incrédules. Itorero ryuzuye abakristo batizera. Nous disons croyants, mais nous ne croyons pas être capables de faire ce que nous devions faire. Yego tuvuga ko twizeye ariko ntidushobore gukora ibyo dusabwa gukora. Iyo une meilleure approche, muje mugerageza twegerane, dushikirane, twumvikane, soyez plus énergique envers les offenses. Mureke tu abanyambaraga mu kurwanya ibiturwanya. Soyez prêts à pardonner. Mureke tubangukire kwibabarira. Pardonnez franchement. Yobabarira ubikuye ku mutima. Soyez généreux en pardon. Y'umunyabuntu mu kubabarira. Souvenez-vous combien Dieu vous pardonne quotidiennement. Ni uzajya ubona bikunaniye ujye wibuka Imana ikubabarira buri munsi. Soyez déterminés à refuser la dispute. Maramaza mu mutima kutazangira gukunda amakimbirane. Ne permettez pas de vous voler l'héritage dont Dieu a dit qu'il vous appartient. Tukemerera amakimbirane kuko iba umuraga Imana yaguteganyirije. Tukemera amakimbirane ko kwiba. Iyi ngingo ya gatatu nayo tuyivuyeho, kwanga ibyaha nuko babyanga, kandi umaze kubyanga ntabwo yakwibikwa mu iby'abandi bamuhemukiye. Ntiwashobora kwidahanura mu ibyawe ngo wongere ubike ibyo wahemukiwe, waba warangaye cyane. Ubwo byaba ari nko kuyakwa guta imyenda yawe hanze ukabika umuturanyi. Noneho kubwibyo ubwo byavuze ngo imyanda yanjye yose nzanyita hanze mu ngarani yaho, cyangwa se icyo bita imboteri, cyangwa se muri pubere, yarangiza abandi bagwira ngo bajya bayizana mu wanjye. Byaba ari uburangare cyane. Ku ngingo ya 4 ni ukwisobanukirwa. Iri jambo ryitwa kwisobanukirwa n'ubundi muzabisanga mu Baroma, havuga ngo nshaka gukora icyiza ikibi kantanga imbere. Aha hantu tugomba kumva neza kugira ngo nibura tubashe kubyumva neza. Mu gitabo cyitwa Pour un bon équilibre, kuko umugambi ni ukwiga ngo umuntu wese arebe icyo yakora ngo ndibura bukiza ubugingo bwe maze yitabare. Page 513 harimo aya magambo nshaka ko buri wese yakumva kandi akanayaha agaciro, kuko turiho mu gihe cyo kumenya no kwiga no gusobanukirwa no gushyira mu gaciro. Haranditse hagira hati umugambi wa Satani. Haranditse hagira hati Imana yibitsemo imbabazi, ubugiraneza n'urukundo. Ceux qui sont vraiment en contact avec lui ne saurait être en désaccord les uns avec les autres. Umuntu wese ushikiranye n'Imana ntabwo azigera ananiranwa na bagenzi be. Umuntu wese wamaze kwibikamo afitanye isano n'Imana begeranye cyane ntabwo azigera ananiranwa na bagenzi be. Car son esprit régit le cœur. Iyo umwuka w'Imana ari gukorera mu mutima, il crée l'harmonie, l'amour et l'unité. Iyo umwuka w'Imana ari gukorera mu mutima wawe, akuremamwo, we afite ubushobozi bwo kurema, akarema gushyira hamwe, akarema urukundo n'ubumwe. Ngo kuko icyo Imana ikorera abantu, niyo mpamvu tugomba kwisobanukirwa nk'abantu bazi ko turi abanyabyaha, barangiza bikadufasha maze ukamenya ko niwegerana n'Imana bizakwegeranya n'abandi. Kandi Imana nikugeramo izakuremamo gushyira hamwe, izakuremamo urukundo kandi kuremamo n'ubumwe. On constate le contraire parmi les enfants de Satan. Ibyo rero kwa Satani ni ikinyuranyo. Son œuvre consiste à susciter l'envie, le différend et la jalousie. Satani wiyo yakugezemo akurema mwigomwa, kudahuza n'abandi n'ishyari. Iyo Satani yakugezemo akurema mu ibintu bitatu, akuremamwo ishyari, igomwa no kudahuza. Je demande au nom de mon maître, quel fruit portez-vous? Ndakubajije mu izina ry'Uwiteka, databuja ariwe nkubaze nti ese uhari wera mbuto ki? Objectif de Satan. Dore umugambi Satan agufitiye. Satan cherche constamment à semer la méfiance, l'égarement et la méchanceté au milieu du peuple de Dieu. Dore Satan ari ku murimo mu muryango, hanze, mu baturanyi, mu itorero, mu bayobozi. Dore ibyo yirirwa ari kubiba nibi ngibi. Na amasuzugurane, n'ukugwa, n'ubugome mu bwoko bw'Imana. Amasuzugurane, kugwa ndetse n'ubube cyangwa se kuyoba. Bamwe arabatera gusuzugurana gusa, abandi akabatera kuyoba, abandi akabatera ubugome.
nous serons souvent tentés de croire sans les eaux véritables qu'on a violé nos droits. Hari n'igihe gusa uzija wiyenza gusa uvuga ngo bagusuzuguye utyo gusa byo ngo bansuzuguye. Bavuze ko bagusuzuguye se bwo basuzuguye iki kuri umuntu bitwaye iki. Yarangiza mvuge nti nibura abantu nibazirikana ibyo kuri iyi ngingo tugomba kwisobanukirwa tukajya biha agaciro gakabije n'Imana barayisuzugura. Irarangiza kubw'ibyo nibyo bashobora kuguhemukira, bashobora kugusuzugura, nabyo birashoboka, ariko umura usuzugura Imana yewe ntiyakubaha. Niyo mpamvu itangazo watanze niba atari agaciro yabuka ko niryo Imana yatanze rihoresubwa mu kwezi umunsi w'isabato tibari baryumvira. Ubuse wakumvura iki? Ku ngingo ya 5 no kurwanya inarishye. Inarishye dayijaho gusa mvuze kandu gato cyane nshaka kwihutana byo ngirwabyo. Zaburi 51 umunyezaburi yavuze amagambo ngewe njya numva ababaje, kandi nawe urasanga ababaje yimeneye ibanga abandi batari bazi. Yaravuze ngo 51 umurongo waho ndahera ku murongo wa 3, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka, ni wowe nacumuyeho nakoze cyangwa n'amategeko. Ariko ku murongo wa 2 avuze ngo unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye kuko nzi ibicumuro byanjye. Ariko murongo wa 5 haravuze ngo dore naremanywe gukiranirwa mu byaha ni mu mama yambyariye. Ukurikiranye neza iri jambo rifite uburemere bukomeye cyane. Ku bantu babizi mwakurikirana neza ngo mwakurikirana mugatekereza umubyeyi wabayeho agasukira mu kindi gihugu cy'aba Mowabu, mukamwibuka wari ufite umugore n'abahungu 2, yamara gusuhuka agezeyo umugabo agapfa n'abahungu be bagapfa. Yarangiza ni akagira umukazana witwaga Rusi n'uwitwaga Orupa, bombi bagahakana ko batazigera batandukana nawe. Mukareba ingamba bose yabasezeye yarabwira ati sinkibyara, byose arabivuga arabirangiza. Sanuzirikana wongera wibuke Rusi, ureba inama yamuhaye kuri Bowazi. Kurikirana urajya gusanga usange uko Rusi yabonye umwana ni byo Saro Dawidi arenguriraho ngo naremanywe gukiranirwa mu byaha nimwe mama yambyariye. Ngo iyo nzira y'umushoro inyuze kure, ese hari n'isogokuru wibaga na nyogokuru warogaga. Yarangiza birazamutse wajya kwibona reka aho ngaho uyushotora batagutuba amafaranga ngo yasohoze, utabona kana kabandi ngo wishime. Yarangiza barahoraga baburana imbibi nawe ukumva byanze bikunze uhorana mu manza. Yarangiza aravuze ngo naremanywe gukiranirwa mu byaha ni mu mama yambyari. Iyi ngingo ya 5 kubayizi kurwanya inarije birakwire ko wisobanukirwa. Tuwongere gushyiramo nibo banyenjejeho, nibo bantangiye, sinzi icyo bajya banziza, ahantu nzahagwa. Yusubiza amaso inyuma urebe aho ntabwo abakwanga bafite aho bahera, aho abagusuzugura ntibafite aho bahera, abakunegura ntibabonye aho bahera. Yego wenda ashaka no kwaba ubugome wenda ari ishyari, ariko uyu ubanza we kujutinda kuguhemukirwa, ahubwo ujutinda cyane kwibaza ko nta rwaho waba watanze. Yarangiza nusanga nta rwaho umutima wawe nutagucira urubanza uratinyuka imbere y'Imana. Yarangiza kubwibyo nabwo nubona ruko bibaye kuri ingingo ya 5 yo kurwanya inarije ndatambutse ntabwo nyitiraho. Haravuze ngo tugomba no kwirinda. Iri jambo kwirinda itemperance yo bita ngo ni règle de 3S, nibyo bita règle de 5S. Nuba ngo kwirinda bibyara icyo bita santé, niyo magara mazima. Sobriété nibwo bwitonzi, bikabyara ibyo bita satisfaction, uranyurwa. Bikabyara ibyo bita sagesse, ubwo yarangiza bikaba bikubyariye ubwenge. Noneho amagara mazima abyara kwirinda, bibyara amagara mazima. Kwirinda bibyara kwirinda nyine ubwifate, mbese ntuyo ujanwa nakaje kose. Kwirinda bibyara kunyurwa, kandi kwirinda bibyara ubwenge. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu dusabwa kubizirikana iyi ngingo. Mu Batesalonike ba mbere 5 aravuga ngo mwebwe ubwanyu umubiri umwuka
n'ubwenge birarindwe bitazabaho umugayo bw'umwami wacu Yesu Kristo azaza. Tugomba kwirinda nta mukino, tukirinda nta twamaramaje, kuko hari impamvu. Ku ngingo ya 7 ari iheruka, ni ukwiyegurira Imana. Niba ushaka kwikosora, subira muri aya magambo: ni ugukunda Imana, 2 ni ugukunda amahame, 3 ni ukwanga ibyaha, 4 ni ukwisobanukirwa, 5 ni ukurwanya inarijye yawe. Mbese ntiwigire hanga harya ngo wigire uwigitangaza, wange kwemera icyaha cyangwa wumve ko wasuzuguritse. Oya. Ku ngingo ya 6 ni ukwirinda, kugira ngo nibura biguheshe ubwitonzi, biguheshe ubwenge, biguheshe kunyurwa, biguheshe amagara mazima. Ku ngingo ya 7 ni ukwiyegurira Imana. Ubundi mu buzima busanzwe, muri Yeremiya 3:24 haranditse ngo nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, nzabakiza gusubira inyuma kwanyu. Maze aho haranditse ngo bakavuga bati turagarutse kuko uri Uwiteka Imana yacu. Iyi Imana ikugaruye ukagaruka igukiza ibyo wanduriye mu gusubira inyuma. Niyo mpamvu igihe cyose udashaka kugaruka ntabwo wakira, ahubwo iyo umaze kuzinukwa ko bagiye, Imana yaguhamagara ukayitaba, nayo igukiza ibikomere wanduriye iyo. Kandi muri uko kwandurira iyo gusa, yarangiza Imana iti, tukavuga tuti turagarutse kuko uri Uwiteka Imana yacu. Kwiyegurira Imana birakenewe cyane. Muri Ezekiyeli 3:24-24 hatwereka ko Imana izatuminjagiraho amazi menshi, izadukura mu mahanga, izaduminjagiraho amazi menshi, izadukura mu mutima umeze nk'ibuye, iduha umutima woroshye, maze tubone kugendera mu nzira z'Uwiteka, twambarize mu izina rye, twitondera amategeko y'Imana kuko ishaka. Niyo mpamvu tugerageje gusoma nibura mu gitabo cyitwa baratandukanye ariko ntibatandukanywa, nicyo bita ngo différame inséparable, page yacyo 157 bakoreshejemo ijambo navuga ko kubarikunda byonyine ubwabyo gusa ni rirerire, ariko reka turizirikane. Haravuze ngo l'amour est, urukundo burya niki, est rationnel, usabwa kwa buri munsi. Icyo ni kimwe. L'amour n'est pas chose facile, urukundo ntwibwire ko ari ikintu cyoroshye. Rwa rundi wa muntu abonera mu isoko, ugabona abantu bari gufotoranwa, ugabona abantu bari kwambara inshungi, rw'umuntu abona abantu basangiye ku minsi mikuru, rw'ubona bakwakirije mu rugo uri umushyitsi. Ntabwo ari rwo rukundo. Gukunda ntibyoroshye, ahubwo hariho ibindi bisa n'urukundo abantu benshi cyane ko bataruzi bajya bibwira ngo ubwo baruzi. Noneho gukunda rero ntabwo byoroshye. Impamvu bakoresheje mu ijambo rikomeye cyane, yavuze ngo l'image qui l'amour vient tout seul, urukundo ni ikintu kimwe cy'ubwacyo gusa, ntabwo ruvangiye, ntabwo rujya ruza rwifite iyo gwitwaje, ntabwo ruzirikana ibyo rwakorewe, ahubwo urukundo ni urukundo rwonyine ubwabwo ruri kwabwo konyine. Kubera iki rero avuze ngo efreri naturellement, rujya ruzana uruyange nta fumbire ruhawe, rufite imiterere yago bwite byonyine ubwabyo gusa. Ubwo bivuze ngo iki? Muraza kubyumva byo muri rwabyo gusa, mais la réalité est justement le contraire. Ahubwo imyakuri nuko bwenge nuko l'amour conjugal signifie s'efforcer travailler ardemment pour accomplir le vœu matrimonial. Kubashakanye bo ukunda undi nukorera kugira ngo nibura yuzuza amasezerano yo yashatse. Ubwo abamukunda ntabwo baba baguzanya, ahubwo aba yumva afite uruhare rwo kumunezeza, ubwo akaba yujuje ibyo ngibyo. Hepfo arakamubwira ati aimer, honorer et protéger le conjoint. Inshingano akaba ari ingiyi: twubake ku rutare rw'itekanirwa Yesu umucunguzi, nibwo tuzabasha gushikama umugaru nutera. Twubake kuri we, twubake kuri we, twubake ku rutare rw'iteka nirwo Yesu umwami.
hariho abubaka ku muraba barangamiye iby'isi, abandi bubaka ku muraba w'ibyaha no kwikuza. Twubake kuri we, twubake kuri we, twubake ku rutare rw'iteka, nirwo Yesu umwami. Twubake ku rutare rw'ukuri, nirwo rushikamye iteka, kurwiringira kuzahoraho, nirwo gakiza kacu. Twubake kuri we, twubake kuri we, twubake ku rutare rw'iteka, nirwo Yesu umwami.